no muri ubu buzima. Abakumara namwe nimuzamuye nyuma y'imyaka 5 nzagaruka bayi ntabwo nzabakumva is going muze mureba amarira nzabakumbara nkamera ari ku kibuga cy'indege ndetse hari amagambo yakoresheje rwose mwarimo mugeze habi. Ari amagambo yangezeho saa 12 z'ejo z'umugoroba. Yego. Ariko Mutesi Imana mwezi yavuze ngo ntago nzabakumbura. Yego. Agasozi kamwe nikakwanga uzimuka ujye ku kandi. Yego. Agasozi rero kanze Mutesi n'u Rwanda ntago ari juste nicyo yarasobanuye, kuko yaba ari juste yari kuvuga uti juste rwose, kuko yaba ari juste yari kuva nkana akajya Cyangugu. Ariko kuva yavuye mu Rwanda akajya muri Canada nuko rwari u Rwanda rwamwanze akaje akavuga ati Mutesi yashatse abagabo 4-5 n'urugero nanze wenda we ku giti cye ntabyishimira. Nyine ibintu ngiye kuvuga niki uyu munsi wa none Mutesi urugo rwa mbere rwaranze, hari utabizi. Urwa kabiri ruranga, hari utabizi. Urwa gatatu narwo bakoye rwaranze. Ibyo wenda babizimwo buki yo mbivuga ntibaba babyumva. Ahubwo yakagombye kutwaturaho umugisha twebwe, kuko wasanga no muri uku nguku twagiye tuvuga ibintu by'ukuri abantu batari bazi ariho havuyemo kugenda. Iyo uvuze ngo ntimuzankumbure buri ubuvuze muri rusange kandi ntago byakunda. Hanyuma ati bihoye iki? Birasaba rero bihoye iki ubwo aho wavuze bihoye iki? Buriya nicite yabwiraga. Nge sindimo. Ko nge nicuti ya Mutesi n'ikimenyetso yampaye umuceri. Ntago nge rero ndi mu mubare w'abantu yavuga na. Kubera icyo uvuga ngo nicita baza Mutesi agiye Canada. Rwose no mu buryo wa mugani ubona yuko byari byaramuzengereje. Wa mugani wabajya bavuga gutyo. Canada bamwe mu makuru numvisha nguye mu gutwi nuko asanzeyo umugabo we. Ntago mbizi ibyo ni ibyagiye bivugwa. Hanyuma tugahita twibaza hari undi muntu cyangwa se undi mugabo waje kuri iyi mihanda ngo yaramukoye w'umu diaspora. None yaba atari we asanze? Ntago ari wasanze. Papa ubundi muyemera gute? None se we hari umuntu wagupapura umugore wawe? Deja ni navuga reka nkubwire biterwa. Umuntu mu mutima ni kuri. Cyo yita mu mutima. Na hano umuntu atabasha guhishukirwa. Umuntu ashobora kuza ku buzima bw'umuntu. Bishatse kuvuga ko ari Mutesi wamwitereteye se? Cyane. Ni Mutesi wamwitereteye rwose. Atangira amubwira amagambo asa nk'umugisha inama birangira murunduranye. Yamutega papa ari inshuti ye? Baziranye. Se juste amakuru buvuga koko umbwije ukuri buyagazeho. Ariko se ntayagaze ibyo navuze byose byaje komere gikomeye. Ubu rusagara igikomera asigaranye. Abari bari muri izo diro ubu bo barajya hehe? Bafashe ibihumbi ngire ngo ni 5. Harimo 3 by'inkwano. Harimo igihumbi cyo gukora iyo ntuzi. Nandi yo kwitegura n'imyenda n'ibiki bafata n'amezi 3 bishyura inzu Mutesi yabagamo. Hanyuma hari ikintu uvuze ngo inzu Mutesi yabagamo, ariko mu by'ukuri harabagiye bavuga ko iyo nzu ari umuntu yimwishyurira, abandi bati ni inzu ye, ariko amakuru ahari azwi na benshi nuko iri etage yariye. Oya ntago yari ya Mutesi.
bari barayishyuye amezi 3 itaje iri ahantu gutya ngo imasaka ni amezi 3 bayishyuye. Muri ayo mezi 3 bamaje kuyishyura, ni nayo mpamvu mwakundaga kumva umuntu avuga ngo abantu bari abantu Imana izakubita ntababeshye, abantu bajya hariya bagahanura amakuru bari babizi, babinyuza mu buryo bwa gihanuzi. Rero icyo ngiye mba nifuza umuntu uwo ari we wese, nimba asenga nagaragaze ko asenga, aguma aho hantu. Ariko uko kuri niko naje ngiye ngaragaza, bantera amabuye. None ikigeretse kuri ibyo rero, mwe navugaga nyine Mutesi ngo ntimuzamukumbure, nawe ntago azigera bakumbura. Yabanje arabiyesikiza abwira uti rwose nge sinzabakumbura, namwe ntimuzankumbure, ntabwo nzari bandi. Ariko ngewe niyo mpamvu nahoze nkubwira uti buriya nicita, buriya nibasabe n'abandi nyine abo ngabo. Sabe bimuzanamo nta kibazo bagiranye. Canada umunsi umwe wonyine ndambazaniye ibya Canada, bagize ngo maye nka umunsi ntago biri bunsaba amasaha menshi wapi. Ase amakuru yakura ibya Canada ndaba rwose nyabazaniye hano. Ibya Canada n'imvano ya Canada n'icyo agiye kumara. Nimba ari akazi ndaza mbibabwira, nimba ari ivuga butumwa agiyemo ndaza mbibabwira, nimba ari ugushaka ndaza mbibabwira nabyo. Aho kuri zina naryubatse bikomeye. Hari ikintu yavuze ko umuntu witwa Juste atamuzi. Ati tutarahura, tutarabonana, ni gutyo gusa. Tinge Juste ntawe nzi amaso ku yandi. Ntaganze. Nese umuceri yaguhereye. Banza nyine wumve. Bamaje gusohora ibyo biganiro, aravuga ngo umbwire Vitara mpe nimero nzamwoherereze umucera nkire Juste. Nyina nkirira imbeba. Koko Roda yaramubwiye ko imbeba ikunda umuceri. Nanjye mbonye ibyo biganiro ndaza ndavuga nti rero mwavuze umuceri mu umuceri wanjye. Rero kuvuga ngo ingo ebyiri zirakunaniye, noneho ukowe bagukoyonora yine. Nugushaka n'ubukomisiyoneri, nugushaka jujugunye. Cyo koza ndashimira Imana ko imutujyaniye Canada kwiga. None se kandi Imana irimo igenda ikura abantu mu kibuga pole nuko mwe muba mutabireba. Hari ukuntu Imana ibigenda ikura abantu mu kibuga ikuraho. Niko Imana ikora. Umwe yamukoze ku bwonko ajya kurisha, amara imyaka 7 arisha. Ubwo ratibwira ko ahubwo azadukumbura birenze no kudukumbura. Tena n'ubu ngubu urukumbuzi ngiye ruhise rumwica rwanjye. Umutesi ahesa nkumbura. Barankumbura. Nese uri Mutesi ntukumbure Juste wazakumbura nde? Shawa wamukoreraga majabu. None se Juste gahita nibaza ku kibuga umuntu witwa Juste agiye ku kibuga werekeza Pastor Mutesi. Ni kubwo rukundo, buretse gato. Ni kubwo rukundo, ni kubw'akazi. Erega nje ntago Mutesi mwanga. Yego. Ntago mwanga. No mu bantu bavuze ko ari mwiza. Rero nimba namwanga kubona atari yo ntuza yawe, reka mbabwira abantu abundi hari n'abantu baba bafite n'irari riri karemana hari riri mu maraso ritari no mu ntuza. Urugo rwa mbere bigenze kuri, urwa kabiri bigenze kuriya. Ni ukuvuga ngo abantu bajye bamenya ukuri, banamenye yuko banamenye no kurinda amafuti basi banakoze. Niye hiti yari irimo mukoze irembo, baragukoye, baragufasha urabizi neza, bari no kugukamera, n'abagukameye urangije ubihenuyeho, umaje kubihenuraho kuko ubizi ko abura iminsi 2 ngo ugende, urabizi, uterewe viza urabizi, uvuza ayo magambo. Ubwo nicyo gihembo bahembye, kamera zakuzamuye zitumye ujya muri Canada, bitumye bakureba. Haka abantu bagiye babwiza abantu kuri ubundi. Abo banyamakuru utangiye kubwira ngo bihoraga icyo, utangiye kwita amazina ababyeyi babo batabizi. Ntabwo yigeze avuga ariko akarici. Atari bose atarici tarundi yabwiye. Wihoraga icyo nase arabwira Juste yihoraga icy'ingenzi Mutesi. Nasangiye nawe se nahuye nawe. Wamukoze ibiganiro ariko. Nawe yabikoze ku bandi. Nawe yari bikoze ku bandi. Kandi navuze ibyo yavuze. Urumva ubwo rero bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo iyo niyo nyiturana bahaye.
iyo niyo nyiturano ahaye abanyarwanda yo kubabwira ngo ntimuzigere munkumbura ndabibasabye. Njyewe mbibabwiye mbere sinzabakumbura. Urumva ayo magambo ari kuvugwa n'umuntu. Uyu munsi rero umuntu yavuga ejo abantu bajye bibuka ko ijambo bavuga rigaruka. Abantu bajye babyibuka. Uvuga ijambo ariko rijya rigaruka. Rijya rigaruka. Ni ukuri ntago mba ni gukora ku cyubahiro cy'umuntu cyangwa ku gaciro k'umuntu, ntago nasenya izina ry'umuntu ko ntuba wararyubatse. Ariko hari ibintu Imana ihazi. Cyane mwivuga butumwa mwababyeyi muhinduke munahindura ingeso. Hari ibintu Imana ihazi. Hari ibintu ihazi nibitaba ibyo. Imana iraje kandi niza ntigiceceka Imana. Erega uwezwe niyezwe n'uwanduye yagumye yanduye. Mbese buri muntu wese nagira ahagarara mu rwe ruhande ariko kuvanga. Hanyuma we mu magambo ye arivugira ati njyewe rwose abantu mukanoze ndeba ikiganiro. Hata abantu bamvuze nabi ntawe nzabwira ngo naceceka ati mukomeze ushaka azumva ibyo binyoma byabo. Atari ko njyewe rwose nta muntu n'umwe nzigira mbwira ngo ceceka. Wa muntu wese ko isi yabaye umudugudu, isi irazi mugaragaza. Kandi ibintu mbabwira muzabibona ejo bundi. Ndabizi bamwe mugiye kwandika ku cy'umutega iminsi nzajya mvuga nigendere. Ntimuzatinda kubona bene uko kuri mba mbabwira. Nuko gahunda zimeze, ayo magambo nayavuge nita abana abanyabinyoma, ariko twe twaravuze ibintu bijya ku karubanda, amafoto arahari. Cyo koze icyo nabwira abantu, utaravuze ahashize ntavuga uyu munsi. Bishatse kuvuga abataravuze kuri Mutesi imbere niba muvuga kuri uyu bamwihorere yagiye ibyabwiye babibonye. Abatarazanye ayo mafoto ayo mavideo uyu munsi ntacyo ari bumare. Ubwo babyihorere nyine. Washobora kuvuga washobora kuhuza umuntu utikambabwiye Mutesi mutari muzi mwihorere. Nimba utaramuvuza ahashize uyu munsi ntabikenewe yigendeye mwihorere. Yanakubwiye ngo nimba atazagukumbura umuntu utazagukumbura. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho merereye mu mpande zose z'isi. Ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora. Twakiriye umukozi w'Imana benshi barakuza ariko ndaza gusaba utwibwire ko n'ubwa mbere dukoranye ikiganiro hano iwacu. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Yitwa Reverend Pasteur Hakizimana Juste. Yego. Ndi umugabo mfite umugore umwe n'abana batatu. Uriyegereza mikoro kugira ngo tukumve neza. Ufite abana batatu n'umugore umwe. Aga kantu k'umugore umwe niko kanyica. Ntacyo kaba gatwaye ariko abarisa. Ubigira gatagira ngo harundi wo ku ruhande. Nabyo bibaho. Cyangwa se hari n'ushaka bwa gatatu cyose bwa kabiri. Hari n'abafite barindwi. Wowe ni rimwe tu. Nge ni rimwe ndacyagerageza urumva ko ngigerageza. Imana iza tume birambite kaniteka. Ntago babyoroshye. Ntago babyoroshye. Dutangirize noneho n'isengesho. Yego murakoze cyane. Yego. Mana turagushimye kuri Imana igira neza, tugushimiye ko ushoboye ibintu byose nuhabwe icyubahiro. Tugushimiye kubw'iki kiganiro, kubw'uyu mwanya duhaye nushyirwe hejuru. Hari abagiye kudukurikirana bari hirya no hino hatandukanye. Turakwinginze kugira ngo ubahe umugisha kandi ubabaye bari wo mumara agahinda kandi urushya bari wo kumuruhura. Bisenze neze zina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Juste umeze neza? Ndakomeye cyane. Amakuru y'iminsi myinshi turakubona nyine kuri social media ariko n'ubwa mbere tugiye gukorana ikiganiro. Nagiye mbona hari abanyandikira GASARO uzatumira umuntu witwa Juste agira ukuri naca ku ruhande. Burya iyo ubonye comment zigera muri 5, 6 inbox yawe biba bigaragaza ko uwo muntu koko bashaka kumva ibitekerezo bye kuri platform yawe. Niyo mpamvu rero nishimiye kugutumira. Nanjye nishimiye kuba ku GASARO. Murakoze cyane. Ndabyishimiye cyane. Nanabyifuje. Yego. Ubwo arabifuje ko nahaza nanjye narabyifuje. Yego. Kuko iyo Imana yaduhaye amasezerano yo kuzarebwa n'isi. Iyo bisohoye rero hari n'ibintu burisengera ukavuga uti ngize amahirwe. Ngibi byose mbyita amahirwe, mbyita favor y'Imana kuba mba nje aha ngaha. Kuko
iyo inkuru nkunda gukora cyangwa ibiganiro ntanga iyo mba ndushaka gutwika nzi uburyo kina ari kubikora yego ne kujya amanuka nambaye isutiya cyangwa se nkambara nk'ikariso mu mutwe hanyuma abanyamakuru nyine bagafata ariko kuko tuba turi hano kubera isezerano niyo mpamvu nafite gahunda yo kuvuga ibinyoma yego kuko nk'ubwije ukuri nta senze sinarya kwambara ni ukubera Imana yego gusa iyo uvuga ibintu bitandukanye nuko abantu babitekerezaga iteka ryose uhura n'abantu nyine bamwe bagutuka yego n'abandi bakuvuga nabi ariko kuko uri ahantu kubera isezerano n'ubundi ukuri birangira gutsinze uko byagenda uko ariko kose cyane rero meze neza njyewe no muri iyi minsi mfite n'ibyishimo bidasanzwe ibyishimo by'iki dusangize natwe duseke cyangwa se twishime n'ibyishimo mfite ni ukubera Mutesi Mutesi ibyishimo rero bifite gute Mutesi ko yamaze kwigendera mu kanya nahoze ndeba ikiganiro hari comment yanivuga ngo yo Imana ishimwe ubu Juste agiye kujya amuvuga neza kuko yamaze kwibera mu diaspora ba Juste n'abandi bose ba Pastor Fanny arangije ashyira utuntu duseka bose baramwaye ubwo se ashatse kuvuga ko tuzaya tumusaba umuceri mu Rwanda imiceri nahira ariko ushobora kuba uhari ariko wenda amafaranga yo kugura wenda ko kanya atayitaboneka n'urugero rwose ntago ariko bimeze nongeye nabisubiremo aho mpaye nawurya ntago nawucira urumva ka kantu bavuze ntacyo nibakavuge ariko aho mpaye sinawusubiza inyuma nawurya ariko ukuri mba narakuvuze kose kandi ibintu nabitangiye abantu banseka ariko ikintu ngiye kuvugaho wenda nakubwira nubwo bimeze bityo ikimbabaje ni kimwe nuko Mutesi azagaruka mu Rwanda twakoteje itike yo kugira ngo agaruke ese ushatse kuvuga se kabuze ubushobozi icyo si cyo mvuze si ucyumvishe se nibagitegereza hakose kuki umutega iminsi umwifuriza erega ntago mutega iminsi ibyo mvuga se ntago abantu babibona nese ubwo aba ari iminsi umuntu amuteze hanyuma navuga mu ijoro ryashize nge nibwo nabonye ku mbuga nkoranyambaga z'abantu bagiye batandukanye baziranye na Pastor Mutesi bapostinga ari ku kibuga cy'indege ndetse hari amagambo yakoresheje rwose mwarimo mugeze habi ari amagambo yangezeho saa 12 z'ejo z'umugoroba yego ariko Mutesi Imana mweze yavuze ngo ntago nzabakumbura yego kandi namwe ntimuzankumbure iyo rero umuntu akoresheje ririya jambo ndashingira ku kintu yari yapostinze kivuga ngo agasozi kamwe nikakwanga uzimuka ujye ku kandi yego agasozi rero kanze Mutesi ni u Rwanda ntago ari Juste nicyo yarasobanuye kuko yaba ari Juste yari kuvuga uti Juste rwose kuko iyo ari Juste yari kuva nk'ahana akajya Cyangugu ariko kuva yavuye mu Rwanda akajya muri Canada nuko rwari u Rwanda rwamwanze akaba yigire mu kindi gihugu u Rwanda ntago rwamwanga kuko ni igihugu cye kandi agifitemo uburenganzira nese si byo yavuze yego niko yavuze igihe cyose nge mvuga ibintu baba bavuze ariko ntago mvuga ibyo baba batavuze ariya magambo yakiriye gute nayakiriye nabi cyane kuko urumva iyo uvuze ngo ntimuzankumbure ibyo ari byo byose ni babandi bamurwanya yashatse kuvuga nta muntu urwanya Mutesi rega nindeze mbwira nk'abantu babiri bamurwanya ni ukuvuga wenda ni umuntu aje akavuga ati Mutesi yashatse abagabo 4 5 ni urugero nanze wenda ku giti cye ntabyishimira nyine ibintu ngiye kuvuga niki uyu munsi wa none Mutesi urugo rwa mbere rwaranze hari utabizi urwa kabiri ruranga hari utabizi urwa gatatu narwo bakoye rwaranze ibyo wenda babizimwo buki yo mbivuga ntibaba babyumva none se ubwo nimba nje nkavuga nti nk'umushumba ibi bintu bizana iki muri social media nanze Mutesi murwanyije oya wenda uko ubyumva wese kabyumva niko nta kibazo n'undi niko igihe cyose ukuri kuryana mu matwi kandi ukuri gutuma umuntu avuga ibintu atakavuze kubera icyo uvuze ngo amagambo yakiriye nabi rero ntiyakiriye nabi kuko kuvuga ngo ntimuzigere sinzabakumbura namwe kandi ni nko kudusaba imbabazi ntimuzankumbure yego impamvu nabyakiriye nabi buriya isi nayo burya ibyara idahatse ubuzima burahinduka
uyu munsi tuza abantu bagiye bimeze neza, uyu munsi bari koza y'amasahani, ariko nako ni akazi. ntabwo mvuze ko atari akazi, babuze tikibagarura. Nuvuga ngo rero icyo ni kimwe, ubuzima bujya buhinduka, ntabwo ari amagambo ariyo yakavuze, ahubwo yakagombye kutwaturaho umugisha twebwe, kuko wasanga no muri uku nguku twagiye tuvuga ibintu by'ukuri abantu batari bazi, ariho havuyemo kugenda. Iyo uvuze ngo ntimuzankumbure, buri ubuvuze muri rusange abantu bose, kuko tufite kuko n'inshuti ze za hafi nyinshi rwose tamenye ko n'igenda rye n'iki byose. Nuvuga ngo rero ariya magambo yakoresheje nta bunyangamugayo yari afite, nta n'ubupfura yari arimo. Nuvuga ngo yari kwicecekererega, ntacyo byaba bitwaye, cyangwa akavuga uti murabeho, Imana ibaha umugisha. Aratubwira uti nzagaruka nyuma y'imyaka 5, kandi viza ari umwaka umwe. Ubwo bishatse ngo indi nese ubwo azaba yaratorotse ibyo agiyemo. Ni ukuvuga ngo abantu bakwiriye kumenya ukuri, abantu bakwiriye, buriya reka nkubwire, njyewe uje ukavuga ngo Justin nasambanye nabikoze, aho kugira ngo mbabare nakubwira turakoze, aho wabivugiye hariho hose nabikoze, naza nkakubwira uti rwose mu mbabare abantu mwankurikiranaga byambayeho, ibyo bikarangira. Ariko nka Mutesi ari amagambo yavuze ntuzabure azamukurikirana, kugenda abantu barimo bakuvuga nta neza ushobora kujya, nta niyo wasenga urara mu mazi kane ntago byakunda. Hanyuma ati bihoye iki? Birasaba rero bihoye iki? Ubwo aho wavuze bihoye iki, buriya n'icita yabwiraga njye sindimo, ko njye n'inshuti ya Mutesi n'ikimenyetso yampaye umuceri, ntago njye rero ndi mu mubare w'abantu yavuga nabi. Kubera iki wese uvuga ngo nicita se? Cita we cita nuko yaje ukahita ubona bateranya amagambo kandi akazana ibintu bikomeye, kandi koko bari inshuti amuzi wese. Nawe ariko muri inshuti kandi ugira gutyo ukamena imiceri mukanya yavuze ngo umugabo wa mukoye se agiye kureba. Njyewe nyine ibyo nabyo tuzi, urumva ubwo nibwo bucuti, ariko nje nta yandi mabanga yo hirya nzi, ariko cita baraziranye kuko ari no mu bantu bagiye bakoresha ibiganiro. Ubwo rero hari buriya nimba twicaranye hano habanje habaho kwansuhuje, yego ubu ngubu utaduhuye ntago nakuyoberwa, kandi nibwo bwa mbere nkubonye, yego urumva. Uwo muntu rero mumaje guhura biroroshye cyane kuba hari ibintu wagenda umenya ku buzima bwiwe. Rero bamaranye iminsi baziranye ibintu byinshi, buriya niwe yabwiraga, kuko cita niwe wavuze uti bantu mwari mutegereje ubukwe aha n'aha na Canada hashyiramo, ntimubutegereze ntibuzaba. Ubwo rero bihoye iki? Iryo ni irya cita wapi? Ni irya cita, ubwo nazarisobanura uko, kuko niwe babwiye ntago ari njyewe. Urumva karansekeje ati bihoye iki? Ni irya cita niwe rireba, ntago bihoye iki ari irya Justin cya Pastor Fana. Oya twebwerega twese turi abashumba, urumva. Ntago rero yatubwira ngo twihoraga iki, kuko nta wamuteye mu rusengero rwe, nta wagize ute. Iryo ni irya cita rwose, niwe yabwiye n'abantu badukurikiranye babyumve. Ahubwo na cita ryumve, Mutesi yakubwiye cita, umva ukuntu Mutesi yagusezeho, yakubwiye ngo wihoraga iki. Kiriya kiganiro gikora wihoraga iki, uvuga ngo kuri 20 na zingahe ibintu byakagombye kuba byaragiye, kandi kuri yo tariki niho viza ya Mutesi yatereweho kashe, nyine nibwo yemejwe muri passport. Kwisi ubihindura isura se Justin, nawe isubateranya tayari. Oya ntago mbateranyije, yariteranyije, bariteranyije, nge nzamvuga ukuri nisubirira igihara. Hanyuma ari ijambo mukanya wavuze ati ngiye ari amagambo mbabare kwambize mu kiganiro, ati ngiye nayafashe nko kwihenura. Ukuyeho no kwihenura ni ubwishongozi n'ubwirasi yafasha abantu bose bari, ntago nabyita kubicaraho, kandi ibintu birahinduka. Nukuri ubuzima burahinduka. Ikintu cyose nagiye mbona cyaranze ku buzima bwa Mutesi nuko nagiye mbibwira abantu bakantera amabuye. Amagambo meza bavuga yavugaga menshi n'ibikomere. Kabiri, amwe yabaga yayandikiwe akayarepeta nk'uko natwe duhanga hirya bushumba nge ndi umuhanzi, akayarepeta akaza akavuga. Bishaze ba rero abantu bamwe bibeshyagamwo ukuntu. Rero ayo magambo yavugaga nka Mutesi ntabwo yarakwiriye kuvuga kiriya kintu. Buriya yabwiye abantu bose, arababwira uti
mwebwe ntimuza ntago nge nzabakumbura erega buriya yaravuze abanyarwanda n'igihugu nubwo muri kubyanga ariko nibyo yaravuze ntimuzankumbure mwebwe birangije birakubabaza birambabaza nyine kubera yihenuye nimba imana yari iciye inzira nimba ari n'imana nimba ari n'iki ntubimbaze ko imana yigisha gutandukanya ahubwo wasanga ari bw'ishuri rigiye kumukarana akifuza cyo koza amahirwe Mutesi afite namwe nuko tuyobowe n'umuyobozi mwiza yakwemera agafata n'indege rwose asanzwe ajya mugende muzana umwana wanjye shauri kuvuga ibintu ushaka nkumva binteye ubwoba ntago nkube none se ngerega mvuga nge ndi umuhanuzi kandi mvuga nasenze sinshobora gukora ikiganiro ntasenze ntago nshobora kuza ahangaha gutyo gusa naraje ndababwira uti ubukwe bwa Mutesi na Rusagara ntibuhari Rusagara uwo nuwahe Imana yashizemo gutya nuwamukoye ukera se vuba wowe ejo bundi hakuze kuyanga umuntu agukwe ngerega nta makuru mba mfite rimwe na rimwe ntago niyo mpamvu rero bya jambo yari bwecita kuko citambwe turabizi ubukwe ejo bundi bwabaye ukuntu bagusabiye online amajwi n'amashusho turabifite nugumya kuvuga ntegereje kuvuga rimwe nkamena umuceri ha hanyuma se tugahita twibaza Mutesi agiye Canada rwose no mu buryo wa mugani ubona yuko byari byaramuzengereje wa mugani wabajya bavuga gutyo Canada bamwe mu makuru numvisha ngo mu gutwi nuko asanzeyo umugabo we ntago mbizi ibyo ni ibyagiye bivugwa hanyuma tugahita twibaza hari undi muntu cyangwa se undi mugabo waje kuri iyi mihanda ngo yaramukoye w'umu diaspora none yaba atari we asanze ntago ari wasanze inkwano zarahiye rega n'umuntu afata miliyoni akayishyira muri beti gashya rero uwo bakundanaga wapi byarapfuye rega ntibyari bihari ari we wa gatatu wamukoye byarapfuye hanyuma se ni wa mukunzi we yavugaga uba hanze muri Amerika uba hanze nyine wakundaga kuririmba uturimbo twe ngo urukundo ruri hangana ubu niwe Rusagara rero yari wewe ese ntago nge muzi pe ntago muzi yari dirije wa korali hozi ya nakera yigo hanyuma se ukabona byaba bipfuye gute kandi navuga Mutesi yaramaze ubwo ni ugukobwa erega n'ubundi ibyo bari gukwa Mutesi ibyo bakoye Mutesi hari undi bendaga kubikwa Mutesi akora agapapa mbizanye hano ntibabyumvisha abantu ese ariko se reka nkubaze Justin gapapa ubundi muyemera gute none se wowe hari umuntu wagupapura umugore wawe deja ni navuga reka nkubwire biterwa umuntu mu mutima ni kuri cyo bita mu mutima ni ahantu umuntu atabasha guhishukirwa umuntu ashobora kuza ku buzima bw'umuntu adashaka kubaka ari ikindi ashaka yego ndabizi Mutesi ari bundebe Mutesi wibuka umuntu wari wambuye Rusagara wibuka umuntu wagoye pase ya Rusagara yaje akubwira yuko Rusagara byapfuye umwaka nimero uti mpanigerageze kuko ntagiriye amari yaducika wenda nzikuriraho visa bishatse kuba ko ari Mutesi wamwitereteye se cyane ni Mutesi wamwitereteye rwose atangira amubwira amagambo asa nk'umugisha inama birangira murunduranye ibyo bintu rero nta mana yari ibirimo ariko urumva umukobwa wa mbere yari yaramuretse niba numvishije neza reka da umukobwa wa mbere ntashatse kuvuga kuko yiheje mu itangazamakuru niko gaciro muhaye yego we yabanaga na Mutesi hahandi Mutesi uwo muntu yacumbikiye uwo mukobwa yacumbikiye na Mutesi cyangwa uwo mudamu tuvuga uko dushaka yacumbikiye na Mutesi yamutega papa ari inshuti ye baziranye se Justin amakuru buvuga koko umbwije ukuri buyagazeho ariko se ntayagaze ibyo navuze byose byaje singibi hanyuma sasa kwiba nimero ubiza kugenda bitegenda bafite amatsiko menshi reka mbanze nkubwire icyambere ubu ni nkuko twese twatura abakobwa ntakubwira nti ngiye sheri wanjye tugiranye ikibazo yego ndabona ntazi ibintu arimo arimo aranyima umwanya arimo agira gute ariko uwo sheri wanjye nari mfite yaratwezaga amafaranga tukarya yego tukayaryamo tubiziranyeho nge nawe yego noneho nkakubwira uti ubu mbuze uko mbigenza ugahita umbwira uti weho mpa nimero ye urumva nzagenda mukwigishiriza gahoro gahoro urumva ntago ari gapapa
urumva uwo mukobwa ubyumve none weho uri kumva njye nari ndi mutesi njyewe nari njyewe ugiye kugenda umunyingingira genda weho ahubwo njye ndi mutesi wanjye ndi uwo mukobwa kubwiye ko sheri wanjye mufitanye ibibazo njye mise nkwereka impuhwe ndakubwira ati mpa nimero yawe urumva nshaka uburyo kinabunga ubwabo bari nuva nimba mfite sheri turi inshuti nabyumvisha ndamugupereza dushobora kwicara ahantu ntabwo turi ni sheri wanjye cyase nkakubwira uti ndimo ndavugana na sheri nkahita mubwira uti ndamuguhe nabyumvisha we yabifashe nimero ye nk'umuntu ugiye kubunga nk'umuntu ugiye kubimugiramo nyine bya bintu bikaza kugaruka mu buryo birangira ahubwo yitereteye birangira wa muntu bagiye kwingingira nyine nawe ntiyabikomeza kuko bose icyo bari bategerejeho ni ikintu bita amahumbi uyu muntu ahubwo nawe asigaranye igikomere gikomeye ubu rusagara igikomere asigaranye abari bari muri izo diro ubu bo barajya hehe bafashe ibihumbi ngire ngo ni 5 harimo 3 by'inkwano harimo 1,000 cyo gukora iyo ntuzi nandi yo kwitegura n'imyenda n'ibiki bafata n'amezi 3 bishyura inzu Mutesi yabagamo hanyuma hari ikintu uvuze ngo inzu Mutesi yabagamo ariko mu by'ukuri harabagiye bavuga ko iyo nzu ari umuntu yimwishyurira abandi bati ni inzu ye ariko amakuru ahari azwi na benshi nuko iri etage yariye oya ntago yari ya Mutesi bari barayishyuye amezi 3 etage iri ahantu gutya ngo imasaka yara na amezi 3 bayishyuye muri ayo mezi 3 bamaje kuyishyura ni nayo mpamvu mwakundaga kumva umuntu avuga ngo abantu bari abantu Imana izakubita ntababeshye abantu bajya hariya bagahanura amakuru abantu Imana izakubita undi Imana ntago ikinishwa bamwe akagenda bakihanurishwa ngo ndababwira ngo Imana yambwiye ngo na Mutesi yarabyivuge ngo Imana yambwiye ngo ntago ngo ngiye guhura n'ikigeragezo cy'amagambo ngo ko ntikizamara amezi 3 bihura nayo yishyuye bihura n'iyi visa bihura no kugenda kuko bari babizi babinyuza mu buryo bwa gihanuzi rero icyo ngiye mba nifuza umuntu uwo ari we wese nimba asenga nagaragaze ko asenga agumaho hantu ariko uko kuri niko naje ngiye ngaragaza bantera amabuye none ikigeretse kuri ibyo rero bimwe navugaga nyine Mutesi ngo ntimuzamukumbure nawe ntago azigera bakumbura yabanje arabiyeskizabwe uti rwose nge sinzabakumbura namwe ntimuzankumbure ntago nzari bandi ariko ngewe niyo mpamvu nahoze nkubwira uti buriya nicita buriya nibasabe n'abandi nyine abo ngabo sabe bimuzanamo nta kibazo bagiranye ndetse bari kukizanamwo gute bari kukigirana gute nyine hanyuma uriya mugabo wakoyewe izo miliyoni wavuze umugabo yakoye ihangane nyine ko na mama wanjye yapfuye yarakoye 5 kandi abamukuye ko nta na hamwe yagiye ubwo nawe azihangana ko byaba ndumva byaba ari nk'igikomere kuri we nyine wagize igikomere kirenze n'igikomere kuko uriya uwo mugabo nawe ubwe ari divorce urumva kuba yaragiye kwihuza na Mutesi uriya yumvaga ari byo ariko kondisiyo Mutesi bari baramuhaye niyo yamunaniye ntekereza ko no mu gutandukana kuri kuba yigendeye ahandi uriya mugabo nawe abigizemo uruhare kuko ntiyashakaga ko ibintu biza muri social media bitewe n'izina rye yarindaga izina rye rero birangira Mutesi uti impeta y'ikinyoma nyijugunye hariya situmubaje impeta y'ikinyoma ariko n'abantu bari barambajije ngo mbagire inama nibivuyemo citeje bundi azana umuceri mwiza aravuga uti rero Mutesi ubyibuke neza ko wakwambitse impeta y'ikinyoma yari umwizera wawe ibyo bivaho neza ubwo weho urumva nimba izo saga zose zihari kandi ku izina ryitwa gukorera Imana urumva atari ikibazo hanyuma ahita nibaza harabona abonye ati nimba atari we koko uzamurongora cyangwa se atari wasanze aturiya mugabo ashobora kujya mu mategeko yajya mu mategeko si ibintu byabereye online nanone yajya mu mategeko yahe yarahiye niyihangana ntabwo n'umuntu afata miliyoni agashyira muri beti ngo Arsenal butsindika mutenguha bwanyu yarahiye rero niyihangane si ibyahombye gusa nafate ko yafashije umuntu akamufasha nyine agashaka
ibintu byose ibyangombwa byose bikemera ubwo yamubereye umuhanda wo kugira ngo ajye Canada. Ni ukuvuga agiye Canada kubera uriya mugabo. None se si wamuha udufaranga kiyesitara uzi imyenda yamuguriye weho amugabo ateye agahinda. Hanyuma ahita nibaza none Canada ubwo akaba asanze yundi twebwe cyangwa nanjye niko nari mbizi nari nzi ko asanze uwo mutwari wamukuyewe wapi. Canada noneho rero asanze yundi yaba ari uwundi se nanone. Canada rwose ntago najya kukubeshya. Ntago Canada njye nanzi ko Mutesi azajya Amerika. Ukuntu byaje guhinduka Canada nibyo bintu nanjye byanyemeje. Canada umunsi umwe wonyine ndambazaniye ibya Canada bagize ngo maye nka umunsi ntago biri bunsaba amasaha menshi wapi. Amakuru yakura ibya Canada ndaba rwose nyabazaniye hano. Ibya Canada n'imvano ya Canada n'icyo agiye kumara. Nimba ari akazi ndaza mbibabwira, nimba ari ivuga butumwa agiyemo ndaza mbibabwira, nimba ari ugushaka ndaza mbibabwira nabyo. Aho niyo atavuga uti juste rwose nje nago yambwira ibyo ngibyo wapi turi uterega amakuru. Hanyuma hari akantu wavuze ngo yanguriye umuceri ariko kubera iki akugurira uwo muceri juste ukawurya warangizanya umukazana amabanga hano ku mihanda kandi wa muceri wawuriye. Erega nje ntago Mutesi yanguriye umuceri nawo musabye abantu munabyumve muvuga iby'imiceri munabyumve cyane mubyiteho. Njewe namubajije ku mpeta y'ikinyoma ni iyihe ndamubaza se birakwiriye ko ibintu byaza muri social media no gushaka kangahe. Arangije araza akora ikiganiro aravuga ngo ntago naba ndi kurwana n'ingwe ngo nze kurwana n'imbeba. Mu yandi magambo ntago afite icyo yansubiza abanyisa imbeba. Arangije ari mu kiganiro Korode aramubwira ngo Mutesi umenye ko imbeba zikunda umuceri. Ubwo tayari baba bareruye ko imbeba ari njyewe. Naho byahereye. None nanjye ibyo biganiro bisohotse uri kumva kuko ari umuntu wabwiye Mutesi ayo makuru mbanya afite uti juste wamuretse cyangwa uti juste azi neza kuri zina naryubatse bikomeye. Hari ikintu yavuze ko umuntu witwa juste atamuzi. Ati tutarahura tutarabonana ni gutyo gusa tinge juste ntawe nzi amaso ku yandi ntaganze nese umuceri waguhereye banza nyine wumve. Bamaje gusohora ibyo biganiro aravuga ngo umbwire Vitara mpe nimero nzamwoherereze umucera nkire juste nyina nkirira imbeba. Koko Roda yaramubwiye ko imbeba ikunda umuceri. Nanjye mbonye ibyo biganiro ndaza ndavuga nti rero mwavuze umuceri mu umuceri wanjye. Ikiganiro gisohotse atanyoreza 42,000. Ntago nari kugura umuceri kuko nari mfite undi. Narayafashe ko byari muhe bya Miss mikuru mfasha abakene nane navuti genda urye Noheri genda urye Noheri genda urye Noheri genda urye Noheri. Niko nabigenjeje pe. Ndangije rero urumva umuceri abantu ndavuga ni Mutesi Imana guhumugije ko wampaye umuceri. Abantu te utaraguhaye umuceri nguceceke ntago nacecekeshwa n'umuceri ngewe. Hari n'abari kuvuga yuko tinyuma juste wabibonye comment nabikweretse ntaga azongera kuvuga Mutesi atagiye guhita mucecekesha ukageze muri diaspora muzarebe juste yongera kuvuga. Ako ntago mubizi rwose. Yawunyohereje za mu gitondo akareba ko bwo nkurebera izuba. Nuvuga ngo ibyo gaceceka ntago nshobora guceceka none se ko yawumpaye bwo naracecetse. Nanjye reka mbabaza ko yawumpaye naracecetse. Ibintu byo kuvugisha ukuri bitandukanye n'ibindi bintu. Rero kuko umuceri wari winjiyemo gutyo niyo mpamvu nanjye byagenze uko nguko ariko nta kintu ushobora gukora. Nge ndi hano kubwisezerano Imana irantumye ubu nubwo mubona nta nkoni mfite inkoni. Ndimo ndavutagura n'undi mukozi w'Imana uzahura n'ibindi bintu ntatekereze ko nzaceceka. Social media igomba nimba ari ya gikirisitu ninze nsenge mvuga iby'Imana imbwiye cyangwa mvuge Bibiliya nimba ari impuguro ntanga nzitange ariko nere gushiramo ibyo bintu byose. Urumva twere gutagatifuza ibintu bitatagatifuzwa. Uraho wicaye ahantu nguru umudivorce nje nigeze kuza kuri social media mbwira yongo ngo nitandukane na Mutesi yitandukanye na Pastor Korode. Ndamugutira wa mugabo we dore ntago uradivorce uyu mwuka nugumya kugenda muri bukwandu
cyo kuko nanzi ko ngo atari bubyumve ndavuga uti madamu wa Yongwe nimba nyumva ntafata yitatu ejo bundi Korode ajyanye Yongwe muri RIB ubwo baratandukanye na Mutesi arigendeye ubwo Yongwe abaye amahoro. ntabwo byoroshye. Hanyuma hari akanguye mu matwi nanone ko Justin yari ku kibuga cy'indege atarekereje ndetse ari kumva amakuru asa n'igisambo cyangwa se umujura ngo ari hafi aho ngaho. Ayo makuru niyo koko wagiye guhekeza Pastor Mutesi mu bwisho? Bo niyo nayamenya ubwo nyine byaba ari akazi njyewe wagiye ku kibuga nk'akazi ibya mbere njyewe amakuru ya mbere nayamenye saa 12 za nimugoroba. Yego ubwo rero ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose erega iyi nkuru yabaye ndende kuko Mutesi nimba ndi bukoresha uti yabeshya abantu benshi ntago nzi ukuntu ndi bubivuge neza ariko yari yambaye umwambara utariwo. Ushatse kuvuga yari yambaye umwambaro utamukwiye cyangwa se adakwiye kwitwa umupasiteri erega na Bibiliya ari ikibivuga. Rero kuvuga ngo ingo ebyiri zirakunaniye none ukowe bagukoyonora yine nugushaka n'ubukomisiyoneri nugushaka ejujugunye cyo koza ndashimira Imana ko imutujyaniye Canada kwiga. none se kandi Imana irimo igenda ikura abantu mu kibuga pole nuko mwe muba mutabireba hari ukuntu Imana ibigenda ikura abantu mu kibuga ikuraho niko Imana ikora. Umwe yamukoze ku bwonko ajya kurisha amara imyaka 7 arisha ubwo ratibwira ko ahubwo azadukumbura birenze no kudukumbura tena n'ubu ngubu urukumbuzi ngiye ruhise rumwica rwanjye Umutesi ahesa nkumbura barankumbura nese uri Mutesi ntukumbure Justin wazakumbura nde shawa wamukoreraga majabu. None se Justin gahita nibaza ku kibuga umuntu witwa Justin agiye ku kibuga guherekeza Pastor Mutesi ni kubwo rukundo buretse gato ni kubwo rukundo ni kubw'akazi erega nje ntago Mutesi mwanga yego ntago mwanga no mu bantu bavuze ko ari mwiza rero nimba namwanga nimba naramuvuze neza rega Mutesi kuko iyo ntamuvuga se yari kujyayo ahubwo yakohereje ituru yakohereza umuce yakohereza akawunga nta kibazo ibyo ashaka yohereza ibyo ariko amenye yuko Justin njya azankumbura azajya bari hariya yifuze ko navuga n'izina rye abibure mu kanwa kanjye ariko muraba byibuze arabaruhutse ntago ari baruhutse ahubwo ka Mutesi agiyemo buretse ese ko bivuga nkaho ufite amakuru yandi Justin ariko se ni mubyihorere ntimuzabibona ibintu ndi kuvugira simuzabibona mwebwe muzumva dukora ibiganiro tuvuga uti nimufashe umunyarwandakazi kandi nkunda ari ukuntu nza nkavuga ibintu uko ntatitiye simvuge zopaya singire gute abantu ntibumve ibintu ndi kuvuga ariko ibingibi ndi kuvuga muzabirebesha amaso yanyu. Hanyuma ni cyo kintu nenga Mutesi rero nkawe wari uri ku kibuga cy'indege ni byose ni ukuvuga ngo amagambo yashize kuri stati bihoraga iki bihoye iki agasozi kamwe iyo kakwanze ubuhungira ku kandi nese ubwo afite muri visa se yaterewe harimo iy'ubuhungiro harimo ko Mutesi ahunze ayo ni amagambo atari meza utakavuze kandi ubizi ko ufite abantu bagukurikirana ubundi kubera yuko nimba ari Justin yari kuvuga uti Justin ibyo washatse ntiwabigezeho wenda n'urugero cyazi kavuga utumva cita nkubwire ko wavuze ngo ntago nzagenda singiye ubundi wihoraga iki ariko yashize muri rusange mu bintu Mutesi akunda kuvuga no guhubuka birimo maze kumubona nawe arahubuka ariya yahubutse ibyishimo by'indege bikagutera gutyo nk'aho ari ubwa mbere uyigiyemo
ubwo rero ni ukuvuga ngo abantu bamenye neza banabimenye ntabwo ibintu Mutesi yavuze ari amagambo ubwo ni umuvumo yahise yaturiraho agishingura ikirenge ku butaka bw'u Rwanda ni umuvumo yajyanye nta mugisha yajyanye kandi ugiye kuzabirebesha amaso yawe uzabona kuri ari umuvumo Mutesi ajyanye nta mugisha ajyanye. ayo magambo yawe kateye ubwoba Justin nk'umuntu wari uri ku kibuga ahubwo wakatubwiye inkuru nziza ukatubwira ati je nari hafi mbikurikirana bimeze gutya mbona ibyishimo nanjye numva ndishimye ntabwo wagakwiye kuza utubwira ibintu by'imivumo. Ntabwo ari imivumo rero uragira ngo nkubwire ibyo ntumva ntabwo nshaka kukubwira ibintu ntumva. Erega uyu munsi wa none iyi social media ndatekereza ikintu cyababaje Mutesi kiri kubabaza n'abandi bose bari kugenda bakora amafuti menshi ni ukuza mbabwira ni mukosora ibi by'ukuri. Uyu munsi wa none nimba Mutesi ashobora gutinyuka akavuga nk'ariya magambo kuriya ubundi yakagombye kuvuga ndashimira Imana iciye inzira agashimira n'abamusengeye kuko bamusengeye ntago ari bari abamuherekeje yasengewe na benshi. Abantu benshi babonye tuvuga bene izi nkuru baravuga ni uruhe rwango ninde utumye Justin ninde ugize gute ariko nge mpagurutse kubw'ishyaka ry'umurimo w'Imana. None se ko ninjya muri sekira bazandebere babone ko bambonayo ariko nimba umuntu afite ahantu ahuriye na gospel reka nkoresha iryo jambo ntago azakora ibibi ndeba. Ni ngombwa yuko nza nkakubwiza ukuri numva nkuko nanjye yo bampannye numva. Rero kandi cya kabiri nimba umuntu yicaye akavuga ku bandi ku cy'abandi bo bamuvuga karakara akumva ni ikibazo. None se ubundi ngereka mbaza ba Kristo turabyemera twese ingo zirananirana ntago ari igitangaza ariko se kubizana kuri social media ugatunyuka navuga ngo impeta y'ikinyoma wayikuyemo uri kubivugira ku kinyamakuru kinarebwa gikurikiranwa n'abantu umuntu ava ku kazi avuga ngo nacikana. Ubwo butumwa utanze nubuhe ejo mugakura ikintu cy'inkuru kuroda gahanura amafuti akavuga ngo nimubona Mutesi yongeye kwambara impeta muzamenye ko ubukwe bwa gatatu buje. Ayo magambo kayavuga nyuma y'icyumweru ugahita wambara impeta ubushatse kwereka icy'abantu. Nanjye reka mbabaze abavuga ubutumwa burimwe aho burihe nubuhe butumwa burimwe aho ngaho gatatu bakagukonora ini ugakora divorce gitaraganye umugabo wawe arwaye ugategura ikintu cyo kuvuga ngo nta marozi ngo ntaki buriya ari ibintu mba mfite ntavugira ugategura njyewe ubwanjye mfite voice Mutesi abwira umuntu uti njyewe ntabwo uriya namubyarira banyafite njye mba mfite ibintu byinshi ariko noneho hirya ukigaragaza nkaho uri umunyangeso nziza uri icyo abantu nibabanze bakebwe. Avuga uwo mugabo wamukoye uri Uganda umutware wa kabiri umwisha urubozo ugize gute umaje kubona atari yo ntuza yawe. Reka mbabwira abantu abundi hari n'abantu baba bafite n'irari riri karemana ahari riri mu maraso ritari no mu ntuza. Urugo rwa mbere bigenze kuri urwa kabiri bigenze kuriya ni ukuvuga ngo abantu bajye bamenya ukuri banamenye yuko banamenye no kurinda amafuti basi banakoze niye hiti yari irimo mukoze irembo baragukoye baragufasha urabizi neza bari no kugukamera n'abagukameye urangije ubihenuyeho umaje kubihenuraho kuko ubizi ko abura iminsi ibiri ngo ugende urabizi uterewe viza urabizi uvuza ayo magambo ubwo nicyo gihembo bahembye kamera zakuzamuye zitumye ujya muri Canada bitumye bakureba haka abantu bagiye babwiza abantu kuri ubundi abo banyamakuru utangiye kubwira ngo bihoraga icyo utangiye kwita amazina ababyeyi babo yagize avuga ariko akarici atari bose atarici tarundi yabwiye wihoraga icyo nase arabwira jita yihoraga icy'ingenzi Mutesi nasangiye nawe se nahuye nawe wamukoze ibiganiro ariko nawe yabikoze ku bandi nawe yari bikoze ku bandi kandi navuze ibyo yavuze
urumva ubwo rero bishatse kuvuga iki ni ukuvuga ngo iyo niyo nyiturano abahaye iyo niyo nyiturano ahaye abanyarwanda yo kubabwira ngo ntimuzigere munkumbura ndabibasabye njyewe mbibabwiye mbere sinzabakumbura urumva ayo magambo ariyo kuvugwa n'umuntu uyu munsi rero umuntu yavuga ejo abantu bajye bibuka ko ijambo bavuga rigaruka abantu bajye babyibuka uvuga ijambo ariko rijya rigaruka ni ukuri ntago mba ndi gukora ku cyubahiro cy'umuntu cyangwa ku gaciro k'umuntu ntago nasenya izina ry'umuntu ko ntuba wararyubatse ariko hari ibintu Imana ihazi cyane mwivuga butumwa mwababyeyi muhinduke munahindura ingeso hari ibintu Imana ihazi hari ibintu ihazi nibitaba ibyo Imana iraje kandi niza ntigiceceka Imana erega uwezwe niyezwe n'uwanduye yagumye yanduye mbese buri muntu wese nagira ahagarara mu rwe ruhande ariko kuvanga hanyuma we mu magambo ye arivugira ati njyewe rwose abantu mukanoze ndeba ikiganiro hata abantu bamvuze nabi ntawe nzabwira ngo naceceka ati mukomeze ushaka zumva ibyo binyoma byabo atari ko njyewe rwose nta muntu n'umwe nzigira mbwira ngo ceceka wa muntu wese ko isi yabaye umudugudu isi irazi mugaragaza kandi ibintu mbabwira muzabibona ejo bundi ndabizi bamwe mugiye kwandika ku cy'umutega iminsi nzajya mvuga nigendere ntimuzatinda kubona bene uko kuri mba mbabwira nuko gahunda zimeze ayo magambo nayavuge nita abana abanyabinyoma ariko twe twaravuze ibintu bijya ku karubanda amafoto arahari cyo koze icyo nabwira abantu utaravuze ahashize ntavuga uyu munsi bishatse kuvuga abataravuze kuri Mutesi imbere niba muvuga kuri oya bamwihorere yagiye ibyabwiye babibonye abatarazanye ayo mafoto ayo mavideo uyu munsi ntacyo ari bumare ubwo babyihorere nyine washobora kuhuza umuntu uti kababwiye Mutesi mutari muzi mwihorere nimba utaramuvuze ahashize uyu munsi ntabikenewe yigendeye mwihorere yanakubwiye ngo nimba atazagukumbura umuntu utazagukumbura ajya kumushaka hiki ntako ashobora byaguteye umujinya byihorere njyewe naraye ntanasinzira urabona ukuntu amaso asa ntago ari bwo butumwa ati naraye nasinziriye ntago ari bwo butumwa hanyuma mu gihe wamumenyeye ni ikihe kintu wamushima rero wanenze pe ariko tubwire nicyo wamushima mu gihe cyose wamenye Mutesi kuri iyi mihanda igihe cyose namenye Mutesi kuri iyi mihanda namushimira kwibombarika icyo cyonyine namushimira kwibombarika mu kinyarwanda cyiza ubwo ni gute uburyarya oya icyo ntabwo kimushimiye ahubwo uramunenze yagira ngo nshime umuntu ibyo ikindi se namushimira iki Mutesi icya mbere wenda navuga kuri Mutesi nubwo amagambo yavugaga yaba ari ibikomere nubwo amagambo yavugaga yabaga bayamwandikiye ese urishuwa ko yamwandikiye yego noneho ibyo byose yavugaga n'abahanzi hari abo bandikira kandi bakarya hiti bivuga ngo namushimira ko yabikoraga neza kandi mu buryo hari abo byasaniye imitima ya benshi hanyuma ni cyo kintu umunenga nicyo nari mvuze urakimunenze uranakimushima narimbyitanya nangize ngo urambwiye ngo nicyo uzi kuri Mutesi oya umunenga wavuze ko azi kwibombarika nicyo kintu wamushimye hanyuma icyo umunenga ubwo nyine nicyo kwambwiye ko ari ikinengano uyu mugabo ni umuti w'amenyo ngo ari ikinengano oya ariko hari n'amagambo yajyaga yigisha nubwo agihari ariko afasha imitima y'abantu aruhura nanjye niyo mvuze yereka abantu batawe kwakira ibyiringiro agasubizamo intege ayo niyo mvuze ko nyamushimira dusoza ndabizi azareba kino kiganiro ibiganiro rwose arabikurikira akenshi ndabizi gira icyo umubwira cyangwa se icyo namubwira nk'uko bamufotoye na telefone akavuga ngo ntago nzabakumbura niyongere hagire umufotora avuga uti
n'undi inshuti ye yari afite ururimi rwaranyereraga araho ngo rwanyereye ku rukiko nawe yifata akavido avuga uti mu mbabare rwanyereye asaba imbabazi muri asaba make. imbabazi avuga uti rwose mu mbabarire kuko ubuzima bujya buhinduka nicyo nje namusaba naho ikindi namubwira ntacyo mpfa nawe ndamukunda ntacyo mpfa nawe abavuze ngo namusaba umuceri nanashonje nkabura uwo musaba kumusaba ntacyo bimaze ko najya nirarira se nanawumusaba ariko ibyo guhagarara ngo ni uko umuntu ari gukora amafuti ntibizakunda ikindi akomeza amasengesho yirinde cyane kuko ubu noneho shitani agiye no kumugabaho ibitero bikomeye ko shitani nk'uko Imana itagisinzira shitani nawe ntagasinzira kuko aka kanya nanone mpagaze nkavuga uti Mutesi nta mumaro yamaze mu ivugabutumwa nabamusebeje hari ibyo yakoze kandi byazengereje shitani rero ntiyitegure ko ahageze ari mu mahoro kuko ashobora kujya arara atanasinziriye ahubwo we nasenge cyane yegera Imana ibintu byose agiye gukora abanza agisha inama Imana yirinda abahanuzi bamwe bafite ahubwo we agisha inama Uwiteka we mu mutima we ajya akora ibyo Imana imubwiye bityo Imana izagumya imurinde hanyuma Imana imuhe umugisha. Amen. Hanyuma dusoza bwira abantu nimero yawe ubundi udusengere. Nimero yanjye ya telefone ni 0782222137. Umuhamagara ushaka ko dusengana. Ibindi ntago mbikeneye kumpamagara. Nta nuwagwa comment ati se nabonye ikiganiro cyawe ni cyiza. Oya byo babyihorere. Ntuzi bifite comment bandikiraho. Bagende bajyemo uko umuntu aguhamagara ntago ari byiza mu yandi magambo. Ariko nimba ubaba ushaka ko dusengana. Ntago ari byiza mu yandi magambo. Nimba ubaba ushaka ko dusengana. Ashobora kugusenyera. Aho hantu erega abakozi b'Imana barahaguye ndabizi. Benshi bagiye bahagwa. Kandi iyo ushaka ko dusengana ukimpamagara urambwira uti nabonye ikiganiro cyawe ku Gasaro numva twasengana. Itegeko rya mbere urabanza ukatura. Niyo waba wihanye urongera ukininira ukisuzuma hanyuma tugasengana. Rero iyo utegereje ko nzongera nkaguhamagara urabibura. Nuko nteye. Hari abantu tugenda dusajya akayango nzongera nkabahamagara nta n'izina riba ryanditse muri telefone yanjye. Ubwo rero kuko ndabizi neza ko ari umuntu Imana ibwiye kunkoraho umugisha yawukora yabikora. Ariko hari abantu umuntu agahita aza akavuga utumva yewe tumva hari ibintu ahubwo utaruzi bya Mutesi ho yagumana ibyo bintu bya utavuza hashize. Byihorera ibyo ngibyo byigumanire nibigume mu mutima wawe. Ariko nimba ari inama none ushobora kungira uti Juste ibi bintu wabigenza gutya nabwo wakwanditse message ko bihagije. Nimba ubonye ikiganiro ko ufite WhatsApp nyandikira uvuga uti ibi nibi wabikora gutya. Iyo ari voice ndazumva iyo utangiye utukanamita nyisiba sinkeneye kuremererwa mu mutwe hari ibintu bindemereyemo byinshi. Ntarasohoza. Ushobora kuba ufite ubwo butereka nanjye nirinde ejo ntazagera ku mihanda tu. Iyi mihanda iyo uri hano kuri iyi mihanda ya YouTube. Ni ngombwa ngo nawe uzayigereho. Biba ari ngombwa. Biba biri ngombwa. Ubu nanjye hari abazamvuga. Ariko nje ntibamvuga iminsi ibiri. Kuko bavuze uti Juste yasambanye na yatanze nkabwo uti namusambanyirije mu cyumba cy'ahantu gutya byari bimeze gutya mu mbabare sinzongera. Byo ntibihagije rega ibintu bikuruka kuko abantu banze kwemera. Niko bimeze. Bakanga guca bugufi. Bo ibintu biravuzwa urabizi byarabaye wakwihana. Nta utaraswa ntago turageraho shitana tarasa imyambi nimba ikosa ari kugaragayeho ihana emera uvuga uti rwose mu mbabare ibintu byabaye ureke gusubizanya n'abantu kandi ubizi ko ari mu mafuti bizi neza kuri mu mafuti uri mu mafuti urabizi uri kwihagararaho nta muntu utajya ukosa nta muntu utajya ukosa uzi ko n'ibihugu bikosa none wowe uri umuntu ngo ntiwakosa uri gushyigikira amakosa yawe abantu bareke twere gushyigikira amakosa ku buryo umuntu nanareba umukozi w'Imana ku mbuga nkoranyambaga avuga uti ngiye kurya avuga uti ngiye guhemba rero Imana iduhana umugisha amen ndabashimiye urakoze cyane kadusenge Mana mu izina ryesu tugushimiye kuri Imana igira neza
hari umuntu udukurikiranye aka kanya umaje kureba iki kiganiro, musabiye umugisha kuko Imana igira neza, umurwanira intambara izazi n'iza atazi, umwishyura amadeni nimba yafite, umuha akazi nimba ntakafite, umukiza uburwayi nimba bufite mu izina rya Yesu Kristo, kandi wigaragarize buri muntu uwo ari we wese. Dusengeye umuntu uwo ari we wese uzanyura kuri iyi televiziyo Agasaro TV kugira ngo ajye ahabwa umugisha nawe, kandi Agasaro TV uzakazamure kagere kure cyane, uhere none ukageza iteka ryose. Urinde abanyamakuru, urinde buri muntu uwo ari we wese ufite ahurira na Agasaro TV, komeze kwigaragaza muri byose, bisenze nizeye izina rya Yesu, amen. Amen. Gasaro TV.